araririmba ngo ku musaraba turuka iriba rimara inyota twanywera amazi meza, amazi y'ubugingo. Bene data rero, nshuti z'umusaraba, bavandimwe mwebwe mukurikirana ibi biganiro n'irivugabutumwa, nanjye nababaza ngo Yesu mumuhamagarira iki niba mudakora ibyo abasaba? Ujya gusengera iki? Uri kuruhira iki? Ibiterane byiwe kubijyamo udashobora guhinduka birakumarira iki? Niba utazajya mu ijuru, guhamagara Yesu bigufitiye mumaro ki? Turashimira Imana rero ko yaduhaye isezerano ryo kurokoka niba twumvira amagambo ya Kristo. Urubaka ku rutare, urubaka ku musenyi. Niba wumvira ijambo ry'Imana, urahirwa, uri kubaka ku rutare. Niba utaryumvira ukajya unyuranya naryo, Yesu yavuga gutya nawe ukavuga gutya. Yesu yavuga gutya bakavuga kubera impamvu izi n'izi ngenda akora gutya, sindi bwumvire Yesu kubera impamvu izi n'izi. Ndagira nkubwire ngo inzu yawe yubatse ku musenyi, kandi yavuze amagambo ko bavuze ngo hari igihe cyo kugerageza inzu zose. Hari igihe cyo kugerageza inzu zose, hari igihe cyo kugerageza ubukristo, hari igihe cyo kugerageza ubuzima, hari igihe cyo kugerageza ngo imivi izahurura. Ari abakristo bageragezwa, ubukristo bwabo bugeragezwe, abapagani ubukristo bwabo bugeragezwe, abantu bose ubukristo bwabo bugeragezwe, ngo abantu bose bubatse ku ijambo ry'Imana bakaryemera bakaryumvira. Ijambo ryavuze ngo naho imivu yahurura, naho imiyaga yaba myinshi, naho amazi yaba menshi ahorera, ngo iyo nzu ntishobora kuzagwa kuko yubatse ku rutare. Turabasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Yesu ashimwe. Njyewe ubasuhuza nitwa Pastori Sibomana Alexis, nkorera umurimo w'Imana mu itorero Pentecote ADP Paruwasi ya Gihundwe, Chapelle ya Cyangugu. Mbere rero yuko wenda dusoma ijambo ry'Imana muri gukurikirana muri aka kanya tugiye gukoresha, tubanze dusenge Imana, noneho nyuma dusoma ijambo ry'Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, muri Kristo Yesu turagushimiye. Watanze Yesu ukaba incungu y'abari mu isi bose, umwizera wese yakizwe nawe arokoke urubanza rw'iteka n'umuriro uzarya abanzi b'Imana. Waduhera umugisha muri we, uduhera umugisha muri iri zina twitiriwe ry'iwe rya Yesu Kristo, turabigushimiye. None rero turagushimira urubuga rw'iyogezabutumwa TV ko ruro kugira ngo dufashe kwamamaza inkuru y'ubutumwa bwiza, kandi abakurikiye bose ubashe guhemburwa n'ijambo ry'Imana n'ibindi biganiro byose bicaho. Turabigushimiye. Tugere kwakira ijambo ryawe, umugisha ijambo ryawe, umugisha njyewe rivuga n'abazarikurikira bose, muri Kristo Yesu Umwami wacu. Amen. Turashimira Imana rero bwa Yesu ko yaduhaye ijambo ryayo kugira ngo dushyigikire, dushoboze kumvira Imana. Turajya rero ngo dusome mu gitabo cya Luka, igice ni icya 6, umurongo ni wa 43, turagera kuri 49. Dusome rero mu izina rya Yesu. Kuko ari nta giti cyiza cyera imbuto mbi, cyangwa igiti kibi cyera imbuto nziza. Igiti cyose kimenyekanirashwa n'imbuto zacyo. Ntibasoroma imbuto z'umutini ku mugenge, cyangwa imizabibu ku mufatangwe. Umuntu mwiza atanga ibyiza bikuye mu butunzi bwiza bwo mu mutima we, n'umuntu mubi atanga ibiba bikuye mu butunzi bwe bubi, kuko ibyuzuye umutima ari byo akanwa kavuga. Mu 46 turavugira uti mumpamagarira iki? Muti databuja, databuja, nyamara ntimukore ibyo mvuga.
umuntu wese uza aho ndi akumva amagambo yanjye akayakomeza, ndabereka uko asa n'umuntu wubaka inzu agacukura hasi cyane akagera za rufatiro ku rutare, nuko umugezi wuzuye bururira kuri iyo nzu, ariko ntiyabasha kuyinyeganyeza kuko yubatswe ku rutare. Naho rero uwumva ntabikore asa n'umuntu wubatse inzu ku butaka adacukuye urufatiro, nuko umugezi uyihururiraho, ako kanyiragwa, kandi kurimbuka kwayo kwabaye kubi. Imana idumisha. Turashimira Imana se wa Yesu Kristo, we waduhaye uburyo n'ubuntu dushikamyemo none bwo kuyimenya no kuyikurikira binyuze muri Kristo Yesu, uwo twahawe, w'isi yahawe kugira ngo ayicungure, ayikure mu mwijima w'icuraburindi yahozemo uhereye mu gihe cya kera, uhereye kuri Adamu ukageza ku munsi wo gucungurwa kw'abantu. Isi yari itwawe n'ububata, iri mu mwijima, ariko kubw'urukundo n'imbabazi Imana ifite cyangwa igirira umuntu, iza kuduha Kristo kugira ngo tubere itabaza, tubere incungi, tubere umwungeri, tubere umubyeyi, atubyare, turokore, atuzure, adukure mu ihaniro ry'iteka, izina ryayo nirishimwe. Turashimira Imana rero ku bwa Yesu. Uyu Yesu tuvuga, twamamaza, dukorera, kandi twatura ku manywa na nijoro, dufitemo ibyiringiro n'amasezerano ava ku Mana. Turashima cyane ko yatanze ubugingo bwe ku bwacu, kugira ngo amoko n'indimi n'amahanga, abantu bo mu isi yose, uwizera akizwe nawe. Imana ishimwe. Tudatinze rero twinjiye mu ijambo twasomye. Ahangaha Yesu Kristo, uyu waducunguye, watubyaye bwa kabiri, yari ari mu giterane ku kibaya cy'inyanja, aho yari akundaga gukorera ibiterane by'ivugabutumwa, dore ko mu mirimo ye yamuzanye yakunze gukora imirimo ibiri idasanzwe. Umurimo wa mbere yakundaga gukoresha ibiterane byinshi kandi byiza bituma abantu bamenya umugambi w'Imana. Icya kabiri yakundaga gusenga, yabaga mu misozi asenga, ku manywa akabwiriza ijambo ry'Imana, bikaba bityo iminsi ye myinshi nuko yabigenje kugeza ku munsi ugutambwa kwe, no kuhambwa kwe no kuzuka kwe. Ibyo niko yabigenzaga. Iki gihe rero ari muri iki giterane yari yateranyije cy'abantu benshi, abantu bari baje ari benshi, baje kumushagara, baje kumushaka, baje kumva icyo avuga, baje kugira ibyo basaba. Aha rero Yesu abacira umugani ukomeye, kandi abantu benshi bakwiriye kwemera no kumva no kuyigenzuramo kugira ngo barebe niba Imana ari inshuti yabo. Ababwira rero ku by'igiti. Turashimira Imana ko Yesu yatangaga ingero ku bintu byumvikana, bifatika, kugira ngo abantu babashe kumva neza icyo ashatse kuvuga. Yatanze ingero rero, cyangwa atanga urugero ku biti bibiri, igiti cyiza n'igiti kibi. Aravuga ngo igiti cyiza cyose kimenyekanira ku mbuto zacyo, n'igiti kibi nacyo kikamenyekanira ku mbuto zacyo. Kandi avuga amagambo meza ayabwira abantu bari bamukurikiye, bari bamushagaye, ab'icyo gihe bari baje kumwumva. Arabwira ati, namwe murabizi ko nta muntu wasoroma umugenge cyangwa ngo asorome imbuto mbi ku giti cyiza cyangwa imbuto nziza ku giti kibi. Arabisobanura, abivuga neza, avuga ko umutima usoromwaho imbuto zawo, igitovu kigasoromwaho imbuto zacyo, kandi ko umuntu wese atanga ubutunzi buvuye mu mutima we. Umutima w'umuntu rero ni ikintu gikomeye imbere y'Imana, niwo moteri, niwo ubitse ibintu byose umuntu atekereza, yibwira, ibyo agambirira n'ibyo atanga, byose biba bivuye mu mbamutima y'imiterere yiwe
umutima we, kuko ibyuzuye umutima nibyo umuntu atanga. Kristo rero iyo akora ibyiza aba abikuye mu mutima we wakijijwe, watunganiye Imana, wogejwe, urimo ibintu byiza yakire bikomotse mu ijambo ry'Imana. Umunyamahanga cyangwa umupagani atanga ibintu bibi, agakora iby'urugomo n'ubugome n'ibindi byose biranga ko umutima we utaratunganira Imana, nyine nuko abitanga. Ijambo ry'Imana rero nuko rigereranya, bivuga ko umuntu wakijijwe yabaye igiti cyiza, twageranya n'umuzabibu, twakigeranya n'umutini, kimwe n'ubundi buryo bwose bw'igiti cyiza gishobora gutanga imbuto nziza. Umuntu atarakira ubwami bw'Imana nawe Bibiliya imugeranya n'ibitovu n'imigenge n'ibindi biti wenda bidatanga imbuto zikwiriye. Kandi ibi biti byose bitanga imbuto, ari ibitovu byera imbuto ariko zidashobora kugira umumaro, ariko imizabibu ikera imbuto zishobora kugira umumaro. Abantu ko imbuto zigenda zitanga ubuzima murabizi. Turakunda rero kuza kwibanda ku 46 yavuze abwira abantu, arababaza ngo mbese mumpamagarira iki muti databuja databuja, nyamara ntimukore ibyo mvuga. Iri jambo mumpamagarira iki turaritindaho, turariganiraho kugira ngo tumenye icyo Yesu arashatse kuvuga no kubwira abantu bari bari kumwumva muri icyo giterane, muri icyo kibaya cy'inyanja. Yageze hepfo aravuga ngo kandi umuntu wese uza aho ndi akumva amagambo yanjye akayakomeza ndabereka uko asa. Avuga ngo uwo muntu asa n'umuntu ucukura urutare akeneye kubaka inzu, agacukura fondasiyo, agacukura umusinge, akageza ku butaka bukomeye, ngo yarangiza agakora umusinge we awukoreye ku butaka bukomeye, awukoreye ku rutare rukomeye, akubaka inzu ifite ireme, ifite ubuzima, ifite aho iteretse. Ngo uwo muntu ngo naho imivu yaza, naho imigezi yahurura, naho imvura yagwa gute, ngo uwo muntu ntabwo inzu ishobora gutemba. Aravuga ngo ariko ngo umuntu wumva amagambo ye ntayakomeze, ngo nameze nk'umuntu ushaka kubaka ariko akagwa mu mutego w'uko we abona nta kibazo, agafata inzu yakayishinga ku musenyi, atabanje kwitonda, atabanje gucukura ngo arebe ahantu ashyira inzu ye. ngo nguyu imivu ije, y'imiyaga ije, iyo imigezi ije ikwita kuri iyo nzu ngo iratemba kuko itaba ifite urufatiro. Imana idufashe cyane. Bene data mukurikiye iki kiganiro, mukurikiye ijambo ry'Imana, kugira ngo mbabwire ngo hano Yesu ntabwo yaragaye abantu bamuhamagara, nta nubwo abantu yaragaye abantu baje mu giterane, ahubwo yarashatse kubaha umurongo w'icyabazanye, yarashatse kubaha umurongo w'umugambi we. Ahubwo ati ubwo rero mwebwe mumpamagara, ubwo mwebwe muje kumpamagara, mukaba munyita data shobuja, mukanyita n'umwami, mwari mukwiriye kujya mwita ku magambo mvuga, mukita ku magambo yanjye, mukita ku byo mvuga, mukajya gushyira mu bikorwa ibyo mvuga. Nibwo muzaba mwubatse inzu nyanzu, nibwo muzaba mwubatse ku rufatiro rukomeye, nibwo muzaba mwubatse ubwami bw'Imana. Imana idufashe. Ariko babwira aya magambo iyo kuvuga ngo mumpamagarira iki databuja databuja, nyamara mudakora ibyo mvuga, yaragize ngo abaho umucyo bazajya bagenderaho kugira ngo mu bihe bizaza batazagira igihombo gikomotse ko bari imbere ya Yesu ariko ntibagire umusaruro bahakura. Turashimira Imana rero ko uhereye mu gihe cya kera ibiterane by'ubutumwa bwiza bw'ubwami biriho, bikorerwa ahantu hose. Burya iyo umukristo ari gusenga akwiriye gutega amatwi ijwi ry'Imana kugira ngo yumve icyo rimusaba. Iyo umukristo ari gusoma ijambo ry'Imana akwiriye gutega amatwi neza kumva icyo ijambo rimusaba. Iyo umuntu ari mu giterane cy'amasengesho cyangwa cy'ivugabutumwa
cyangwa mu bundi buryo bwose ari gushaka kwereranamo n'Imana, agomba kuba afite amatwi akwiriye yumva akamenya icyo ijambo ry'Imana rimusaba. Ingorane dufite muri iyi minsi y'imperuka, dufite abantu benshi baza mu biterane bya Yesu, baza gushaka Yesu, bakamushakira mu masengesho, bakamushakira mu ivugabutumwa rinyuranye, bakamushakira ku bahanuzi banyuranye, bakamushakira mu biterane binyuranye. Ariko igidasanzwe, igitangaza gihari ni iki? Ni uko abantu benshi bashaka Yesu, kandi Yesu akavuga bumva, Yesu agatangaza bumva, byanyura mu ijambo ry'Imana nk'uko turi kurivuga, byanyura mu bahanuzi, byanyura mu bigisha, byanyura mu rusengero, n'ahandi hose umuntu ashobora guhura n'ubutumwa bwiza. Ariko ikintu cyatangaje Yesu ni uko abantu bamuhamagara, bakamuhamagara akanabitaba, akababwira ko aboneka ahari, kandi uko umuntu wese uza aho ari yamwakira. Ariko bagera mu ibyo biterane bakumva amagambo ye ntibayakomeze. Icyo gihe rero kizatera igihombo gikomeye, kizatera abumva ijambo ry'Imana ntibarikomeze igihombo, kuko Yesu ntashobora kwivuguruza. Akeneye ko abantu bose bamusenga, abantu bose bamuhamagara, abantu bose bamwambaza, abantu bamwita databuja bakamwita umwami, ko bagenda bakamenya ibyo yategetse, inzira yashaka ko banyuramo akaba ariyo banyuramo, ibyo ashaka ko bakora akaba ari byo bakora, ibyo ashaka ko bavuga akaba ari byo bavuga. Abantu bose bagatandukana n'ikintu Yesu yashinganye avuga ko kitari ukuri. Kitari ukuri mukite ko atari ukuri. Niba Yesu ariko yavuze icy'ukuri mukite ukuri, nibwo abantu muzaba abigishwa be nyakuri, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Muri iyi minsi itorero rifite ibibazo bikomeye, abantu bafite ibibazo bikomeye. Abantu bari mu bushakashatsi bwo gushaka Imana, abantu bari mu bushakashatsi bwo gushaka Yesu, ndetse aho bumvise amasengesho bajyamo, aho bumvise ibiterane bajyayo, aho bumvise abantu bavuga ijambo ry'Imana bajyayo, aho bumvise abahanuzi bajyayo. Ariko Yesu yarabajije ngo mumpamagarira iki? Ngo databuja, databuja, niba mudashobora gukora ibyo mvuga. Niba umuntu asenga, ijambo ry'Imana rikaba rivuga ngo usenga akwiriye kuba ari umukiranutsi, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Icyo ni igitabo cya Yakobo kivuga gutyo ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Abakristo rero bari gushaka, abantu benshi bari gushaka gusenga atari abakiranutsi, bitwaje ko Imana ari inyembabazi, bitwaje ko Imana ari inyempuhwe, bitwaje ko Imana ibabarira, bakibagirwa uruhare rwabo n'ibyo Yesu yabasaba. Ariko Yesu ntabwo yirukana abantu baza ahari. Ntabwo Yesu abwira abantu baza ahari ko atabakeneye. Ijambo riravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze muzanye ndabaruhura. Yesu akeneye ko abantu bamusanga, bakamusanga mu buryo bw'amasengesho, dore ko biri tubwira ngo twe no gusenga uburyo bwose, bakamusanga mu buryo bwo kumva ijambo ry'Imana, bakamusangisha umutima wabo wose. Ariko nubwo abantu bamusanga, aratanga inama, aratanga inama y'uko abantu bose bamuhamagara bagomba kwemera kujya bakora iby'ubushake bw'Imana, bakagendera mu nzira y'Imana. Imana ibyo yatenze bakabitenga, ibyo yashinganye bakabishingana, ibyo yanga bakabyanga, ibyo ikunda bakabikunda. Ni nguko kwijwi ryacu rizagera imbere y'Imana ridatera waraza, dore ko ijambo rinatubwira ngo gusenga k'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka. Yesu rero abivuze mu murongo wa 46 aravuga ngo nimushaka kumpamagara ngo mbe inshuti yanyu, mbe shobuja, mbe umwami wanyu, mbe umubyeyi wanyu, mujye mugerageza gukora ibyo navuze. Dufite amagambo akomeye Yesu yasize avuze. Dufite itegeko rye. Icyambere Yesu avuze yuko abantu bakwiriye gukundana urukundo rwinshi. Abantu bakumvira Imana, bagakunda Imana n'umutima wabo wose, bagakunda mugenzi wabo nk'uko wikunda. Yasize amategeko, asize amabwiriza, avuga ibintu abakristo bakwiriye kugenderamo n'ibyo badakwiriye kugenderamo.
abantu rero bakurikirana iki kiganiro ndagira ngo mbahugure mbabwira ngo Yesu akeneye ko mumuhamagara. Haleluya. Akeneye ko mumuhamagara, akeneye ko mumusaba, akeneye ko musenga, akeneye ko muza aho ari, ariko anakeneye ko mumutega amatwi mukumva ijwi rye. Ko dufite abantu benshi basenga ariko badashobora gukora ibyo databuja ashaka. Imana ni umwami, Kristo yaraducunguye, anakeneye ko tuza kumubwira ibintu byose dushaka kumubwira, yaba iby'ubuzima rusange, yaba ibyo mu buryo bw'umwuka, ariko anakeneye ko tumutega amatwi tukumva ijwi rye, tugashyira mu ngiro ijwi rye. Yaravuze ngo umuntu wese uzaho undi sinzamwirukana na hato. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Umuntu wese uza kuri Kristo ntamwirukana. Aho igishobora gutuma umuntu atagirana ubumwe n'Imana ni ukuza kuri Kristo. Kristo yavuga amagambo y'Imana, uwo muntu ntayashyire mu bikorwa, ntayabyaze umusaruro. Niba ijambo rivuga ngo ntugasambane, ni ukuvuga ngo umuntu wese uza aho Yesu ari agomba kumenya ko gusambana ari kirazira. Niba ijambo ry'Imana rivuga ngo ntukibe, umuntu wese uza aho Yesu ari agomba kumenya ko kwiba ari kirazira. Niba ijambo ry'Imana ngo ntugacire mugenzi wawe imanza cyangwa ntugacirane ibico cyangwa ibindi byaha byose bizira, ijambo ry'Imana ryadutegetse kwanga. Ni ukuri nutabyanga ukajya ubigenderamo witwaje ko wasenze, witwaje ko ujya aho ijambo ry'Imana riri, uzagira igihombo gikomeye, kuko ijambo ryatubwiye ngo uzaba uri kuruhira ubusa kuko uzaba wubaka inzu yawe ku musenyi. Umukristo wese rero, umuntu wese ushaka kuragwa ingoma y'Imana neza no kuba inshuti y'Imana muri ubu buzima bwa none no mu buzima bw'igihe kizaza, agomba kwemera ko Yesu avuga amagambo, ijambo rye kandi rifite ububasha bukomeye bwo gukiza umunyabyaha. Kandi ijambo ryose Yesu avuga ni ukuri, yatumwe n'Imana kugira ngo aduhe ubugingo buhoraho, dukwiriye kumwumvira. Yakoresheje ibiterane rero bivuga iby'ubwami bw'Imana, nta bugingo n'ubu ijwi rye rirumvikana hose, mu bigisha, mu bavugabutumwa, mu bantu b'Imana, mu mpano zinyuranye, ijwi ry'Imana rigumya kumvikana. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo uko ijambo ry'Imana rivuga kose ni ukuri. Niba Yesu ushaka kuyoboka Yesu, umva ibyo avuga kandi ushyire mu ngiro ibyo agutegeka. Dore ko Mariya nyina wa Yesu yigeze abwira abahereza, arababwira ngo uyu mugabo icyo abategeka cyose mugikore. Haleluya. Tubirakwiriye ko umuntu wese uza aho Yesu ari agomba kumva ijwi rye, kandi icyo Yesu adutegeka tukagikora, icyo Yesu atusaba tukagikora. Ko Yesu ashaka ko tugenda, ariko tugenda. Ko ashaka ko tubaho, ariko tubaho. Tukagerageza guhomba iby'isi kubwo gusingira ingoma y'Imana, tukagerageza gusiga ibiri mu isi dusingira ibiri hejuru mu ijuru, tukagerageza kutumbira Yesu we banze ryo kwizera, tukagutumbira isi n'ibiri mu isi, kuko isi irashana no kwifuza kwayo. Abantu rero benshi bari gusenga, bari gusengera hanyuranye, mu matorero anyuranye, mu madini anyuranye, bari gusenga uburyo bunyuranye, ariko igitangaza ni ukumva ijwi rya Yesu no kuryumva. Ijwi rya Yesu turyumva kenshi ridutegeka ibi n'ibi. Bamwe bakitwaza ko ari abanyantege, abandi bakitwaza ko bari mu mubiri, abandi bakitwaza ko bambaye umubiri uburyo ubu n'ubu. Ariko icyazanye Yesu kwari kugira, yaje adusanga mu mubiri kugira ngo afashe abanyamubiri gutsinda isi no gutsinda umubiri. Kandi ikindi cyatumye Yesu atanga ijambo rye, agatanga n'umwuka wera, ni ukugira ngo izo mbaraga z'umwuka wera zifashe abantu kunesha kamere, zifashe abantu kunesha isi, zifashe abantu kunesha icyaha, zifashe abantu kunesha umubiri, zinafasha abantu kumvira Yesu. Dukingurire umwuka wera adushoboza kumvira Kristo, ijambo rya Kristo turigenderemo, ijambo rya Kristo turyumve. Ibyo Yesu yatenze tubitenge, ibyo yanze tubyange, ibyo arwanya tubirwanye, ibyo akunda tubikunde, ibyo ashyigikira tubishyigikire. Ubu nazamuka tuzamukane nawe, dore ni umuyobozi wacu, namanuka tumanukane nawe, bizagenda neza. Turashimira Imana mu itorero ryo mu butayu rya mbere ryatubanjirije, ryariyobowe na Mose. Bari bafite inkingi y'igicu
yajyaga bagenda imbere ku manywa kandi ikaba inkingi y'umuriro nijoro ikabayobora. Bari bari muri urwo rugendo kandi babona iyo icyo gicu cyaterukaga bajyanaga nacyo, kandi iyo cyagaraga bahagararanaga nacyo. Natwe dufite umwuka wera, dufite ijambo ry'Imana, dukwiriye kwitonda tukagendana n'ijambo ry'Imana, tukagendana n'ubushake bw'umwuka wera, tukagenda twumvira Imana kugira ngo uru rugendo rwacu ruzabe runoze, tuzabe turi inshuti z'ubutumwa bwiza, turi inshuti za Yesu Kristo. Ngiye ngo umuntu wumva amagambo yanjye akayashyira mu bikorwa akayakomeza, ndabereka uko asa. Aravuga ngo uwo muntu ari ku manywa aba ari nijoro ashinze inzu ye ku rutare. Urutare dufite ninde? Urutare dufite ni Kristo Yesu wenyine. Ijambo ravuga ngo niwe banze ryo kwizera, niwe wenyine dufite, nirwo rutare dufite, niwe musinge dufite. Umuntu wese tubatse kuri urwo rutare aza ntariho. None kandi urwo rutare ni nayo magambo ye. Ijambo ry'Imana nibwo bushobozi, ijambo ry'Imana niwe Kristo, niryo dukwiriye kumvira, tukarikoreramo, tukarigenderamo, tukaba mu buzima bwejejwe butunganiye Imana, tukaba abantu bapresenta ko Imana ari inshuti yacu kandi ko Imana ari umubyeyi wacu mwiza. Umuntu wese asa na se, kandi nk'uko ijambo ryatubwiye ngo igiti cyose kimenyekanira ku mbuto zacyo. Kristo watubyaye ni uwera, turi imbuto ze, turi abana bo mu bisebye. Dukwiriye natwe kubabera mu ngeso zacu zose. Twarangiza natwe tugatwara ubwo butumwa, tugatwara uwo mucyo, tugatwara izo mbuto, tukajya kumurikira abari inyuma, tukabegurira Kristo ku bw'imbuto zacu. Ijambo nuko rivuga. Yesu niyo mpamvu yabaye nk'ucyaba abantu bamuhamagara ariko badakora ibyo avuga. Dufite abanyamadini, dufite abanyamatorero, dufite abantu benshi bahamagara Imana, bagahamagara Imana, bakumva Imana yabakorera ibi, ariko iby'Imana ibasaba gukora bo ntibabikore, bagakwepa uruhare rwabo mu bibagirira. Imana uruhare rwayo ni ukuvuga amagambo, uruhare rwacu ni ugushyira mu bikorwa iby'Umwami Imana yavuze. Umukristo wese rero cyangwa undi muntu wese ushaka kumvira Imana ari muri Kristo Yesu agomba kujya yita ku ijwi rya Yesu. Icyo rimubuza akacyanga, icyo rimutegetse gukora akagikora. Niko Mariya yabwiye abahereza muri bwa bukwe bw'Ikana, ababwiye ngo icyo abategeka cyose mugikore. Yesu ntadutegeka ibintu bibi, adutegeka ibyiza kandi afite umugambi mwiza. Muri ibyo byiza dutegeka harimo amasezerano y'ubugingo buhoraho, harimo amasezerano yo kurama, harimo n'amasezerano y'iterambere rusange. Si byiza yuko isi idushuka, isi igishukana. Ababyeyi bacu ba mbere harimo Adamu na Eva, Satani yigeze abarogoya, arabashuka, arababwira ngo Imana yarababeshye. Imana ntibeshye, ibyo ivuga byose ni ukuri. Kumbwira ngo Imana yarababeshye, yarabashutse, yababujije umudendezo, ibima igiti cy'ubwenge, ibimanye igiti cy'ubugingo. Haravuga ati simusingire kwa kiriya giti cy'ubwenge namwe mubeho. Abantu kandi bamaze kumvira ikibi, bahushije intego uhereye ubwo kugera na bugingo n'ubu. Iyo ntego abantu barayihushije. Turashimira Imana ko yazanye Kristo kugira ngo dusubize intego yo kumvira Imana. N'ubu rero muri Kristo dufite ubushobozi, muri Kristo dufite ububasha, ariko nitwizera amagambo ye. Kuko muri ibyo yavuze ngo iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye, araririmba ngo ku musaraba iriba rimara inyota, twanywera amazi meza, amazi y'ubugingo. Bene data rero, nshuti z'umusaraba, bavandimwe, mwebwe mukurikirana ibi biganiro n'irivugabutumwa, nanjye nababaza ngo Yesu mumuhamagarira iki niba mudakora ibyo abasaba? Ujya gusengera iki? Uri kuruhira iki? Ibiterane byiwe kubijyamo udashobora guhinduka birakumarira iki? Niba utazajya mu ijuru guhamagara Yesu bigufitiye mumaro ki? Turashimira Imana rero ko yaduhaye isezerano ryo kurokoka niba twumvira amagambo ya Kristo. Urubaka ku rutare, urubaka ku musenyi. Niba wumvira ijambo ry'Imana urahirwa, uri kubaka ku rutare. Niba utaryumvira ukajya unyuranya naryo, Yesu yavuga gutya nawe ukavuga gutya,
Yesu yavuga gutya bakavuga kubera impamvu izi n'izi ngenda akora gutya, sindi bwumvire Yesu kubera impamvu izi n'izi. Ndagira nkubwire ngo inzu yawe yubatse ku musenyi, kandi yavuze amagambo ko bavuze ngo hari igihe cyo kugerageza inzu zose. Hari igihe cyo kugerageza inzu zose, hari igihe cyo kugerageza ubukristo, hari igihe cyo kugerageza ubuzima, hari igihe cyo kugerageza ngo imivi izahurura. Ari abakristo bageragezwa, ubukristo bwabo bugeragezwe, abapagani ubukristo bwabo bugeragezwe, abantu bose ubukristo bwabo bugeragezwe, ngo abantu bose bubatse ku ijambo ry'Imana bakaryemera bakaryumvira. Ijambo ryavuze ngo naho imivu yahurura, naho imiyaga yaba myinshi, naho amazi yaba menshi ahorera, ngo iyo nzu ntishobora kuzagwa kuko yubatse ku rutare. Turashimira urutare rwacu twubatseho, nimugizemo tujye twumvira Imana, duhore tuyumvira, duhore tuyumvira, duhore tuyumvira. Igihe nikigera tuzasarura. Imana niyo umugisha muri Kristo Yesu Umwami wacu. Amen. Mana Data wa twese uri mu ijuru, muri Kristo Yesu turagushimiye ineza yawe n'iteka ryose, ibambe ryawe rituma tudashiraho. Iri jambo ni iryawe, kandi abantu bakwiriye turyakira nk'ijambo ryawe. Impamvu dusengeye umuntu wese uzaryumva kugira ngo yirebere muri iri jambo, niba guhamagara kwe gukwiriye, niba yumvira ijambo ryawe, niba yubatse ku rutare, niba tubatse ku musenyi. Turarisengera kugira ngo rigire ububasha bwo guhindura imitima, rigire ububasha bwo kweza abantu banduye, rigire ububasha bwo kuhagira abantu. Ijambo ryawe urishyigikire, ijambo ryawe urishorere, ijambo ryawe ribe imbaraga ku muntu wese uryumva. Ngaho ineza yawe niyo matane n'itorero, ineza yawe matane n'iki gihugu, ineza yawe matane n'abumva ijambo ryawe, muri Kristo Yesu Umwami wacu. Amen.